Yes, inshuti bakunze ba Worldlands TV, twagarutse nanone mu kiganiro ahahiye koko. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'umuhungu wanyu Shanti nkuko bisanzwe kuri Worldlands TV. Mwibutsa rero ko nimba utarakora subscribe, like, share na comment, bikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu kuri Worldlands TV. Rero uyu munsi nabazaniye inkuru y'umukobwa, n'umukobwa mwiza cyane namwe murabibona. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe, ubundi tukazajya tukugezaho amakuru atwika mu kiganiro hahiye koko, mugezwaho n'umuhungu wanyu Shanti nkuko bisanzwe. Tudatinze rero, uyu mukobwa akaba yitwa Vanessa Musaniwabo, akaba yaravukiye mu karere ka Rusizi, ariko ubu akaba atuye mu mujyi wa Kigali aho bita ku Gisozi. Uyu Vanessa rero akaba azuzuza imyaka 20 mu kwezi kwa gatanu. Akaba yararangije amashuri ye yisumbuye mu mwaka w'2019 mu ishami ry'ubuvanganzo mu ndimi. Ubwo rero Vanessa yaganiraga na Worldlands TV, akaba yayitangaje ko yifuza kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Mubyo rero Vanessa yabashije kubwira umunyamakuru wa Worldlands TV, yavuze ko ababazwa cyane nuko hakiri abantu bagihohotera abana kandi bakababuza uburenganzira bwabo. Akomeza avuga ko aramutse yegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2021 yakora umushinga wo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana mu rwego rwo kubagarura icyizere cyabo cy'ejo hazaza. Ngaho ibyo Vanessa wifuza kuzaba Miss Rwanda yatangarije Worldlands TV, kandi tukaba tumwifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo yifuza kuzatangira rwo gukorera ubuvugizi abana. Reka dusoze rero tubashimira uburyo mudukurikirana umunsi ku wundi. Ikiganiro nihahiye koko hamwe n'umuhungu wanyu Shanti. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ciao Worldlands TV.